n'urunana. Kuki ngaseka nje kureba devo? Mana we. Sorry. Nari nkinze birongeye mu kiruhuko cya saa sita. Okay, nta kibazo. Ni akantu gato nashakaga kukuvugisha. Ahwi. Ko bukije umutima se. Iyo umuyobozi akubwiye ko agushaka uhita wumva koba. Keretse uri umunyamakosa. Wowe se ko nta makosa nkuziho? Ibyo ari byo byose ntibisanzwe. Ko iyo dushaka udusanga mu biro hagomba kuba hari ikibazo cyihutirwa kandi cyo kwigengesera. Mama yangu. Reka nta nubwo icyo ngushakira gifite aho gihuriye n'akazi. Nibyo. Ubwo se nicyo nshakira titire? Ni ibintu byihariye. Mana we, nukuri mbwira ngo uteze amatwi. Niko. Karame. Ko nimugoroba nyuma y'akazi nifuza guhura nawe. Hari ikibazo? Nyuma y'akazi? Yego. None se titire? Cyangwa hari amakosa nakoze ukaba ushaka kubimbwira icyo gihe? Kandi nkubwira ko ibyo ngushakira nta sano bifitanye n'akazi. None se ubwo ko biguteye ubwoba se? Ngize ubwoba byo ntakubeshya titire. Humura ni bisanzwe. Gusohoka bisanzwe kuganira ibitari iby'akazi. Nibyo? Ndishakira ko twigira ahantu tugasangira agakawa. None se titire nze kuzana n'umugabo wanjye Shyaka. Hari ikibazo? I can't accept that.